icyaha ni gatozi. Bwa mbere byabayeho ko umuturage Rwimba ajya kwica umuturage Rwimba nkawe uri bagasobanukirwa ububi bw'ingengabitekerezo. Hari agaco k'abicanyi kazago kagiye kwihorera kakica abantu ngo ni ubwiyunge, ngo dore ngo turanategekana kandi bishe abantu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ishimwe ikuzo icyubahiro bya Allah, amahoro n'imigisha bisesekare ku wasozereje intumwa n'abahanuzi Muhammad, Imana imwishimire we n'abiwe n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira kugeza ku munsi w'ibihembo. Imana ishimwe cyane. Banyarwanda rero, banyarwandakazi, inshuti z'amateka nyakuri, ni umwanya mwiza wo kuganira namwe ku rukundo rwinshi mbafitiye no ku neza mfitiye abanyarwanda muri rusange. Ngira ngo abantu bamaze kunsobanukirwa ko umugambi wanjye ari umugambi w'amahoro, ubumwe, ubwiyunge mu banyarwanda. Mbere ariko yo kugira ngo basuhuze uwo ari we wese, ndagira ngo mbanze mbasabe, mushobora kuba hari ibyo mwibagiwe. Mushobora kuba mwaribagiwe ko channel yanjye nari mfite mbere yapfuye, yahinduwe, yagiye, mukaba wenda mubona icana mukibwira ko mwashyizeho subscribe, ariko mu by'ukuri subscribe mujye mureho ni nkeya, kandi channel nari mfite yari imaze kugera mu bihumbi hafi 14. Nibaza impamvu maze igihe kingana gutya nkaba ntaragera no ku bihumbi 10. Ushobora rero kuba muyikurikira ariko mukavuga muti iyi ngiyi twayishyizeho subscribe, ariko ngira ngo ntago ariko bimeze. Donc izo mwashyizeho mbere zabaye impfa gusa, mwongere mudomoho mushyireho izindi. Kuteho subscribe, nimurangije ntimurekere aho ngaho, mukore ku kazogera, ntimurekere aho ngaho, mujye handitseho on, mudomeho. Uko nkoze ikiganiro kibagereho mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Nibyo nabibutsaga, noneho comment, like na share n'ibi byose mubikore kugira ngo ibiganiro byanjye bigere kuri benshi. Niba mubikunze ariko mubikora, niba mutabikunze ubwo birumvikana ko nyine nta mpamvu yo kubikora, ariko niba mubikunze murabikora inshallah. Ngira ngo gusa mbibutse nzi neza ko ari inshuti zanjye, ariko kandi sabe n'abanyarwanda n'abanyarwandakazi, ari abankunda n'abanyanga, ikiganiro bagikurikire kandi bakirangize. Mugikurikire ntimurambirwe, ndakivuga nitonze, ntabwo nkivuga namakana kwa kundi kwaje. Burya mvuga biba bitewe naho ngeze n'uburyo niyumvamo ibintu n'uburyo mbona ibintu, bikavuga wenda rimwe na rimwe mvuga nshyizemo imbaraga cyangwa se nkansa nkurakaye, ariko mu by'ukuri ntabwo mba ndakaye kwa mutera, ahubwo gusa ni imiterere yanjye. Burya abantu ntabwo bateye kimwe. Imiterere yanjye hari igihe mba numva ko kumvisha umuntu ntabwo biza mbishaka, by the way. Hari igihe gusa njya kubumva ni ibintu bije gutyo nkumva ngomba kuvuga nyine kuriya mumbona, ariko ntabwo bivuze ko ari umujinya mba afite cyangwa iki, cyane cyane ko ngifite impano yuko ntabwo niyo umujinya wanjye ntabwo bitinda niyo umugize urangira ako kanya. Rero mfitiye urukundo abanyarwanda, bafitiye urukundo igihugu cyanjye. Ba bandi banyita amazina atariyo bakwiye kubishingukamo. Ndabibasobanuriye ko igihe cyose bafashe umuntu bakamugira ikintu, wa mushuti wanjye, wa wundi nawe ujya uduhamagarira gufungwa no kudutega imitego n'iki byose, Bizimana Jean Damascene, njyewe ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo mvuga ngo ibyo Damascene avuga byose mvuga ko atari byo cyangwa se ndabigaye.
icyo mpfa amateka ndetse mpamya ko ayazi cyane. Icyo mpfa nawe ni ukuyahimba no kuyabeshya no kuyagoreka. Areka ibyazi akavuga ibyo ashaka mu byazi akabisobanura uko ashaka, ku buryo biba bigamije ko hari intego mbi afite yo kugira ngo ashake cyangwa se yumvishe urubyiruko rw'u Rwanda, kuko ntabwo aba ashaka kubabwira amateka nyakuri, amateka nyayo nk'uko ayazi, kuko njye nzi ko ayazi. Ndahamya neza ko njye uri ahangaha nta n'icya gatanu mfite cyo ku byo azi, ariko akaba afite defo, simbizi niba ari ababimutumye, yo gushaka kugoreka amateka kandi abishaka. Iki kiganiro mugikurikire, ngiye kwibanda mu by'ukuri, nk'uko mubizi, nubwo kanari yanjye ari amateka nyakuri, ko si yo mvuga yonyine, mvuga n'imibereho myiza y'abaturage, mvuga no ku buzima bw'igihugu muri rusange. Ndaza nkadoma kuri politike, nkadoma mu buzima bwose bw'igihugu, kandi ubuzima bwose bw'igihugu ni politike. Ariko intego yanjye y'amateka nyakuri yo gushyira no kanari ni ukunyomoza, ni ukumenyesha abaturage cyangwa se urubyiruko amateka bahishwa njye nzi. Ayo ntazi ntabwo nyanyavuga, njye mvuga ibyo nzi. Kandi kumenya amateka ni ikintu cyoroshye, kuko iyo uzi gusoma ukagira ubushake bwo gushakisha kumenya, ugashaka kumenya, uramenya. Kuko urasoma ukamenya ukajijura. Ngira ngo abanyarwanda basobanukirwe ibyo babwirwa, baba ari abategetsi b'igihugu cyacu, baba ari ababyeyi babo baba bari, baba ari inshuti zabo, bakababwira ibijyanye n'ingorane n'akaga u Rwanda rwagiye ruhura narwo, ntibakabitwirira ubwoko. Ntibakabitwerera ubwoko. Icyo mbabwira kandi bazakurikira bakamenya, nabo nibasoma, namwe nimusoma, mugakurikirana ubutegetsi bw'u Rwanda igihe bwatangiye kuberaho, muzasanga twebwe abaturage nta kibazo dufitanye, ikibazo ari abategetsi bacu. Musome ibitabo, mwumve amateka. Ntibishoboka, ntibibaho, ntabwo byigeze bibaho. Ba bantu banyu ngo b'inararibonye, ngo bavuga ari kijyana, ngo bafite politike baremye cyangwa se bakoze cyangwa se bahanze politike cyangwa amashyaka ya politike, bagatinyuka kuzana amagambo y'amahomvo afata igice cy'abantu bakacyangisha ikindi gice. Ayo magambo ni amahomvo, ni amagambo y'urwangano, ako urwangano rukabije kandi y'ibinyoma. Ntabwo byigeze bibaho mu gihe cyo guhera ku bw'abami. Muzakurikirane neza, ubwicanyi bwo bwarakozwe, ariko bwakorwaga n'ubutegetsi. Ku bw'abami uhereye muri 312, umwami Ruganzu wa mbere Bwimba yakoze ubwicanyi, ariko ashaka ubutegetsi, ashaka abagaragu. Aragenda yigarurira impugu
zari ziyobowe n'abahutu, kubera ko byari intambara nyine, yarabishe, abatishe abagira ingaruzwa muheto, abagira abagaragu n'abaja. Ntago rero ibyakozwe na Ruganzu Bwimba nubwo yari umututsi w'umunyiginya, ntago byari, nta nubwo yari yagishije inama abatutsi ko bose muri rusange. Icyo cyumvikane gutyo. Ubutegetsi burakurikirana bigira kuri za repubulika, ndetse twiyizira ejo bundi bakunze kubabwira no kwigisha urubyiruko amateka cyane cyane bayahereye ejo muri 1959, bakabeshya urubyiruko bavuga ko ngo nibwo u Rwanda rwapfuye, ngo mbere nta Rwanda rwari ruriho, bakanivuguruza. Ndaza kubisubiramo. Aba bagabo nibo bajya bigisha amateka, babara igihe cyose bazaba bari imbere, mujye mubibutsa amadisikuru bahise bavuze ubushize, mujye muyazirikana, mufate amadisikuru babwiye ako kanya, mufate nayo bababwiye ubwashize, muyanarize murebe, biba bitandukanye cyane, kubera ko ibyo bavuga biba ari ibinyoma, bibagirwa ko bababeshye ubushize, bakongera bakababeshya, bakazana ikinyoma kinyuranye n'icyo bababeshye ubushize. Mu kuri ubutegetsi bw'u Rwanda bwagiye bubamo ibibazo n'ibizazane by'ubugoryi. Mu butegetsi bwose hagiye havamo ubutsiko bw'abantu, bwamaraga abantu, bwicaga abantu. Ariko twebwe reka twiyizire ejo bundi, kuko nibyo abantu bakunda kwigisha urubyiruko cyane, ibya kera tubyihorere, ariko nabyo ntibibura kuza kugarukamo. Ejo bundi ku bwa Kigeli Ndahindurwa hari itsinda ry'abicanyi bari bayobowe n'umugabo witwa Kayihura. Uyu nguyu bavuga ko ngo yari ibwami, ari umuntu ukomeye ibwami, ngo yari umuhanuzi w'ibwami ku bwa Rudahigwa. Biraza ndetse no ku bwa Kigeli aba atyo. Hari itsinda rero ry'abicanyi iri tsinda ryari ryarigometse kuri Kigeli, kuri ku mwami Rudahigwa, kubera gusa ko uyu mwami Rudahigwa yari yaciye ubuhake, agaca n'ibikingi, akavuga ko abanyarwanda bakwiye kureshya n'umuhutu ari umutwe ari umututsi. Abari impande ze nk'uko twavuga abaminisitiri muri kino gihe ntibabyishimira, bamwigomekaho, bamwandikira impapuro bamugaragariza ko bidashoboka ibyo ngibyo, ndetse bamugaragariza ko ibyo ngibyo bishobora kuzana akaga n'amakuba. Bapingaga, bahinyuraga ibyo abari abahutu bavuga ko ari bene wari abavandimwe babo, bo batishika da, ntacyo dupfana n'aba bantu. Muri izo nyandiko bandikiraga Rudahigwa bamwibutsaga ko batabara abami bacu bo hambere bishe abami b'aba bantu b'abahutu
barabanyaga babagira abagaragu. Kuri icyo gihe n'abasha bacu n'abagaragu bacu. None bavuga gute ko dufite icyo duhuriyeho? Icyo gihe abari abahutu bavuga ko twese duturuka kuri Kanyarwanda, bo bagasobanura bati Kanyarwanda uwo nguwo yabayeho nyuma twe duhari. Yatubyaye gute kandi duhari? Ibyo nibyo babwiraga umwami Rudahigwa, bamubwira ko ntacyo bapfana nabo. Aba bagabo bakoze ubwicanyi, bica abantu, barakatirwa bacirwa imanza. Iri ryari itsinda ry'abagabo 12 barimo nyine nk'uko nababwiye umugabo Kayihura, Serukamba, Serukamba, Rukemampunzi, Rwasa, Sebuganji, Ruzagiriza, Ndamage, Sebera, Sekabwa, Nkeramuheto, Shamukiga, Mazina na Kayihura nyine. Aho ngaba nibo bakoze na ya nyandiko mujya mwumva bavuga, cyangwa se babivuze ejo bundi hari kubera ko babifashe ko turi kuyivuga natwe. Ubundi babwiraga ko hari abahutu gusa ngo banditse inyandiko bitaga ngo ni manifeste y'abahutu, bakirinda kuvuga mizopwe kuko yari irimo ibintu bikomeye. Ari nacyo cyatumye nabo banditse iyo manifeste y'abahutu nabo bayandika, nuko hari habanje kwandika iyo mizopwe, kuko iyo manifeste y'abahutu yanditswe hashize ukwezi, iyo mizopwe yanditswe. Nibo rero abo ngabo babikoze, kuko manifeste y'abahutu yasubizaga iyo nyandiko ya mizopwe mu byari bikubiye muri iyo nyandiko, nibyo basubizaga. Ngira ngo rero musobanukirwe kandi mubyumve neza. Ntago nkuko natangiye mbivuga, abantu abagome nibakora inabi ntibazayihirikire ku bantu bose. Nukora nabi uri umututsi ntuzabikire ku batutsi, nyine ni wowe, nta mututsi wagutumye. Nubikora uri umuhutu ntuzabikire ku muhutu, kuko ntabwo ari abahutu bagutumye, niwe wabikoze. Nta nubwo byigeze bibaho ko aba bahutu cyangwa abatutsi bigeze babikora bonyine, babikoranaga n'abandi bo mu bundi bwoko, nubwo wenda hashobora kuba higanjemo ubwo bwoko bumwe. Ubwicanyi bwakozwe icyo gihe, hari umuhutu witwaga Rukeba François, yari umukuru wa Runari, ni wari uyoboye Runari. Uyu yakoze ishyano, yacaga
yakonaga abantu kambika abyabo karinga, ntabwo yabaga yatumwe n'abatutsi, yabaga yatumwe n'ubutegetsi bwari buriho. Ntabwo ari byo rero ko umuntu ava hariya abwira abandi bantu ngo aba bantu ubwoko n'ubu burabanga abandi mu buryo bungana gutya, cyangwa abantu bajya hariya babwira abandi ngo bonka ingengabitekerezo y'ubwicanyi cyangwa ya jenoside. Ntabwo ari byo. Ibyo bakoraga abantu nta babaga batumye, bakiriwe imanza. Nyamara iyo babwira abo ngabo bakayibanda n'abandi babagerekaho ibyo muri za 59 nibo bategekaga muri 60, uwo Kayibanda atangiye gutegeka muri 62. Mbonye umutwa yategetse muri 61. Muri 60 ubutegetsi bwari ubwabo, nibo bari bafite igisirikare. Mwababaza impamvu abandi baburanye abo ngabo ntibajyanwe mu nkiko. Mujye mubaza impamvu abantu babwiye bagiye mu nkiko n'abandi. Abo n'abari bagize inama y'uruba banditse kuri rwa rupapuro rwa mizopwe, ariko hari abandi nk'Abakayihura Michel muzababaze. Uyu musaza w'umupasiteri Mpyisi muzamubaze, ni umunyakuri, azababwira n'ibyo bitarabaye. Ubutegetsi bwose n'igihe Repubulika yazi, abagendaga bakora ubwicanyi ntabwo baba batumwe n'ubwoko bumwe. Si Abahutu babatumye, si Abatutsi babatumye, ni ubutsiko bw'abicanyi bw'abanyenda. Icyo nicyo nifuza ko Abanyarwanda basobanukirwa. Abagabo ndagira ngo mbabwire ko hari abantu bakeka, ntabwo babihamya, ariko bakeka ko bashobora kuba baranagize ubugambanyi kuri Rudahigwa bafatanyije n'Ababiligi, kuko Rudahigwa yapfuye amarabira. Nyamara baramurwanyaga cyane bikabije, bapfa icyo ngicyo gusa kubera kuko yavuga ati ibikingi bigomba kuvaho ndetse n'ubuhake bukavaho. Ntabwo babyishimiye. Turebe uyu munsi leta y'u Rwanda cyangwa iyo FPR Inkotanyi irebye ivuze iti abantu bose ibyo mufite mu bigabane n'abatabifite, abatunze ntabwo bakwemera, bagira ikibazo. Ni nk'uko kuri ruru byagenze, ni nk'uko byagenze. Banyarwanda rero, Banyarwandakazi, ndagira ngo mushyire mu gaciro, mumenye neza kandi mukurikire, mujye mukurikira buri gihe amadisikuru y'aba bagabo. Dufashe urugero rwiza cyane, uyu mugabo Bizimana Jean Damascene ngo ni minisitiri w'ubumwe. Uyu nguyu murabizi aho mwari muri ejo bundi mu mwiherero, cyangwa se sinzi mu byita iki, yari Geneve, avuga ko ngo baduteze imitego kugira ngo bazatugirire nabi. Hari amagambo ajya avuga ariko akibagirwa y'ibyo yavuze.
yarabigishije ababwira uburyo ki amateka kandi ay'ukuri, ntiyabasobanuriye se, akabereka uburyo ki abakoloni baje mu Rwanda bakumva ko bagomba gufatanya n'ubutegetsi, kandi ko ari byo, kuko ubundi muntu wese agomba kumva ko agomba gufatanya n'ubutegetsi, kuko nibwo bafite imbaraga, kugira ngo abantu bumve nuko bagomba gufatanya n'ubutegetsi, kugira ngo bubafashe kumva n'abaturage babo. Ntabwo rero bari kuza ngo bajye kunegosiya na rubanda rugufi rugizwe n'abahutu n'abatutsi, bataye ubutegetsi bugizwe n'abatutsi. Yari babwiye ko abazungu bababwiye ni mwe beza, ni mwebwe mufite ubwenge, babashyiraho amashuri biga bonyine, ariko yarangiza akababwira ngo mbere yaho ngo abari babanye neza. None se bari babanye neza? Ntabwo bari babahatse, ariko bari babanye neza n'abasigaye batari abategetsi, ariko abategetsi bari barabafatiye kugira ngo babakolonize, ariko bitavuze ngo ntabwo abatutsi bose bari bari mu myanya y'ubutegetsi. Hari harimo abahatwe kimwe n'abahutu, nubwo nanone byumvikane neza. Dufate urugero rwumvikana. Iyo umubyeyi yabyaye abana, akabyara abana wenda 10, mu bana 10 hakagiramo bose akaba ari igitsina kimwe, hakavamo umwe akagira ikindi gitsina, wenda ni abakobwa bose cyangwa abahungu bose, umwe gusa cyangwa babiri muri bo ni umukobwa cyangwa n'umuhungu. Mujye muri uwo mwana w'ikindi gitsina ukuntu abafashwe. Akenshi uwo mwana yitabwaho kurenza abandi uko bitabwaho. Yego, byumvikana ko nubwo bari bahatwe kimwe, ariko banga barahakoga bakajya guhakirwa mu mbere, bakajya mu bigega, mu biryo. Tubigeranye n'uyu munsi, ufite abakozi 3 mu rugo, umwe ni umutetsi, abandi bakora imirimo yindi y'imbaraga. Aba bantu bakora imirimo y'imbaraga basa nkaho uyu nguyu uteka bafite ukuntu bamwubaha kubera ko akora abagaburira, nubwo nawe ari umugaragu, ariko ashatse yabaha ibiryo bikeya, ashaka akabaha byinshi. Ashatse yabagabura ku isahani yogeje, ashaka akabagara kutogeje. Uyu rero nawe kugira ngo gufate neza nk'umuntu uri mu mbere, bisaba ko nawe uba umugaragu we. Ni muri urwo rwego abantu bashobora kubitwera abatutsi bose ngo abahutu bari abagaragu b'abatutsi bose. Ni muri urwo rwego kuko n'umututsi nubwo yari ahatwe, ariko yashoboraga kuba nanone uyu nguyu hamwe n'uko bahatwe kimwe, yashobora gusubira inyuma kongera agahabwa kuri uyu, kugira ngo ibyo aragiye bimugereho ku buryo bumworoheye. Ibyo byarashobokaga. Ariko turebe uyu buzima niyo avuga ko ubwicanyi bw'ikaduha bwarabaye, ariko ikibazo kuki abivuga n'ibinyuraho, kuki atabivuga ngo ni bande babikoze? Ni ikibazo gihari. Ni bande bakoze ubwicanyi muri za 66? Ntabazi. Kuki sagira bavuga n'abatavuga bavuga? Sibasekarije, sibakanyarengwe, so batanga amaliste y'abicwa muri 73.
tatu na irindwi na gatatu, irindwi kabiri, irindwi na gatatu, ni bande bataga amaboko azo malisite yaragombaga kwicwa? Si abo ngabo kuki badashaka kubavuga? Komite dosari yari igizwe nande? Yari iyobowe nande? Si Pasiteri Bizimungu yari muri komite dosari? Si wari uyiyoboye? Abagabo basekarije bakanyarengwe n'abandi nk'abo ngabo, si bo batangaga amaresi y'abantu bagomba kwirukanwa muri za minisiteri, n'abanyeshuri bagomba kwicwa n'abagomba kwirukanwa? Ababikoraga ni bande? Si abariyo bayobowe na Pasiteri Bizimungu? Ni gute FPR ivuga bicanyi igasimbuka Pasiteri Bizimungu, igasimbuka Kanyarengo? Kanyarengo rero navuze ko azaseka ariko Abatutsi bashize. Nyamara yaje ayoboye FPR Inkotanyi. Bizimungu wagize uruhare rutaziguye mu bwicanyi bwabaye 7-3, 7-2, ayoboye komite dosari, yaje ari muri FPR Inkotanyi. Nibo bajyaga kunegosiya, gukora negosiyasiyo n'ubutegetsi bwa Habyarimana muri Arusha. Nibo basinye ku masinyatire menshi batanze Arusha, nibo Bizimungu na Kanyarengo nibo basinyaga. Nibaza ikintu kimwe, iyo izi nkoma amashyi cyangwa uyu Bizimana aba batwita ngo turi interahamwe kuko twavuze ukuri, bakaba ko dufite ingengabitekerezo ya jenoside kuko twavuze ukuri, iyo Bicahaga ntabwo ari Rucagu. Bicahaga si Rucagu. Nge nitwa Bicahaga, ntabwo nitwa Rucagu. Rucagu uyu mu by'ukuri yayoboye interahamwe, yari umuyobozi w'interahamwe hano mu mujyi wa Kigali, hariya mu marembo ya Electrogaz, hafi ya Etablissement Ndamage. Terasaba Ndamage na Surufo. Mu mazina yaramwe yitwaga Gapanga, arayizi. Nagira ngo mbabwire ngo abantu banyita interahamwe bagafata abana b'incuke bakabita ngo bose ingengabitekerezo, nta wakonka ingengabitekerezo niba konka amabere y'abahutukazi biba ari ukonka ingengabitekerezo ya jenoside. Ntabwo umuntu yaba birusha Bizimana kuko yayose amashyirika y'umuhutukazi. Ntabwo umuntu yaba amurusha iyo ngengabitekerezo. Niba tubyumvikaneho, niba konka amashyirika y'umuhutukazi bisobanura konka ingengabitekerezo ya jenoside, Bizimana ntazisige, nawe arayifite. Natangiye babwira ngo Bicahaga si Rucagu. Bicahaga
ntago na rimwe yigeze yambara igitenge cy'interahamwe cyangwa ngo azigire inshuti cyangwa ngo agendane nazo. Sinigeze ngendana n'abicanyi, sinigeze mba umwicanyi. Niba rero kuvugisha ukuri, ese mbabaza, ubundi iyo mufata bicaga mukavuga ngo ni interahamwe, mutekereza ko FPR yanga interahamwe? FPR ntabwo yanga interahamwe. FPR nta nubwo yanga abicanyi. FPR yarekuye abicanyi ibazi neza ko ari abicanyi. Ibaje kubibateguza iti mwebwe mwishe abantu, abishe abantu mwose nimumbwire, nimuvuge abishe abantu, sinshaka ko mufungwa musohoke mwitahire, simbishaka. Nta muntu wishe umuntu ngira nshaka ko azafunga imyaka irenze 10. Mwitabare mutubwire abishe abantu, mutubwire tubasore mutahe. Barabivuze, barasutse, baratahe. Barabivuze. Umuntu wese wishe umuntu akavuga ati ngiye narabamaze, FPR yaramurekuye. Avuga ngiye ndi interahamwe Kabombo, narabamaze, aho narabarangije, baramurekuye, ari hanze. Uwo bafunze ni wanangiye akavuga ati reka simbibabwira nubwo nabamaze ntabwo nshaka kubibabwira. Uwo ni ufunze kuko batamuzi. Uyu munsi nanone abibabwiye bamufungura. Mwarimo bize ntazagira umuntu wongera kuvuga ngo ngiye ndi interahamwe. Tubyumvikaneho. FPR ntabwo ari interahamwe. FPR interahamwe yarazifunguye, n'abagerageje kubyibeshya, abagerageje kubyibeshyera ntibabashe gutanga ibimenyetso by'uko ari interahamwe, bo barafunze. Abagerageje kwibeshyera bagira ngo baprofite nabo bajye mu buzima bwo hanze, barafunze. Rwarakabije yaje yica abantu, bamurega iby'Inyange, bamurega ibya hehe, baninja n'abandi. Mumbwire n'umunsi n'umwe yigeze agira ahubwo bamuhaye kujya kuyobora abo yategetse ngo nibice. Yabaye umuyobozi wa gereza. Mbabazi ikibazo kimwe, mumbwire ubundi mu by'ukuri genocide mu ntego cyangwa se bavuga ko itegurwa na leta. Dufate kuri bakoresha jenoside y'abayahudi, abanazi. Ubundi wowe abantu iyo jenoside itegurwa na leta, igakorwa na leta, ni gute bafata abaturage giseseka akabari gufunga imyaka 100, bagafata abantu bari abategetsi bashobora kuba bayiteguye cyangwa bashobora kuyitegura, ugakorana nabo mu butegetsi, ukabaza uti mwebwe nimujye mware mujye mu butegetsi. Ibyo mwabisobanura gute? Ukabibwira abantu rero ko gutegekana n'abantu bari bafite imbaraga zo gukoresha, aho bakoresheje abantu bwicanyi, hanyuma ugafunga abo bategetse. Logique iza gute uburyo wafungura abantu bishe benshi kubera ko ntabwo utagize umutima wo kwica ugafunga imyaka 100? Ngo nuko umuntu atabibikoze. Wageze wavuze ati reka mbyibeshyere, mumushutse. Nabwo mwaramushutse kuko mwaramushutse. Mwamwumvishe ngo nubwo yabibonye nabivuge, yiba yarabibonye nabivuge. Kubona umuntu yica undi ibyo no kwica umuntu. Uwo muntu agomba kuba umuhamya w'ibyo yabonye, yigerekaho icyaha cyo kwica umuntu. Murabibashuka
bagiye mu rukiko bagiye muri gacaca bananirwa kugaragaza uburyo babishe kuko batabishe mu bakatira imyaka agahumburi kayo. Ukanga umuntu ukamwita intera ukamwita ikigarasha ukamwita iki, ninde wibwira ko ibyo bireba? Ninde ubyibwira ibyo ko bireba ibyo? FPR ireba gusa ngo wowe ntabwo donc uri kuvumbura amakosa yayo, ntabwo ibishaka. Urabikigarasha utari cyo kubera ko wamenye amakosa yayo. Barakwita interahamwe utari yo kuko wamenye amakosa yayo. Nyine nuko nguko uteye kuko ntabwo ashaka gufunga interahamwe interahamwe. Ntishaka gufunga abicanyi nyabicanyi. Irashaka abicanyi ipfa gusa kuba yabamenye umusohoke hanze. Ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe, nongere mbibibutse. Uyu mugabo Bizimana navuga ubwicanyi bwakozwe ajya atinyuka avuge ababukoze. Kuki adashaka kuvuga ababukoze? Kubera iki? Kubera ko bari nyine cyangwa se babaye muri FPR. Ntabwo ashaka gusebya FPR. Ntabwo wambwira ukuntu Kanyarengwe wasiznye agasisoza akavuga ati ntibishoboka kugira ngo njye mwenyure mubone amenyo yanjye kiretse umututsi ashize, akayobora FPR inkotanyi kuko abatutsi bagashira. Komite dosari, komite dosari, Bizimungu Pasiteri. Nukubera se yarongoye umututsikazi. Niyo mpamvu ibyaha byamuvuyeho se? Ntabwo ari byo. Ntabwo ari byo, bagomba kubibazwa. Ntabwo bikwiye ko ngewe bicara bala mwambaza ibyo bakoze. Ntimukwiye kumbaza, ntimukwiye kungerekaho ubuterahamwe. Mwarahaye Rucagu ubutegetsi mukamushyira mu mirimo yarayoboye interahamwe. Simvuze ngo yishe abantu, sinamubonye, ariko interahamwe yaraziyoboye. Kandi mutwita interahamwe mushaka kuvuga ko turi abicanyi. Iyo wiswe interahamwe biba bisobanuye kuba umwicanyi. Nongere babwire Banyarwanda, Banyarwandakazi, musobanukirwe muzijuke, ntimukemere kwikorera ibyaha by'abo musangiye ubwoko. Uyu munsi umuntu akaza ngo ngenje kubarwanya akubeshya agira ngo ibyaha bye ubyikorere. Ntabwo ari byo musobanukirwa. Ibikorwa n'abategetsi ntibikorwa n'ubwoko. Nubwo abategetsi baba bari bamwe muri ubwo bwoko, ntibivuga ngo ejo bundi Tito Rutaremara ibyo yavuze ko abahutu banga abatutsi, ubwo se dushyira ku batutsi. Ntabwo abatutsi bose bavuga ibyo, nta nubwo bazi ibyo, nta nubwo babyemera. Unakoze ibarura ry'ababyemera mu batutsi wasanga ari bake cyane, ari nka 2% cyangwa 3%, ntabwo barengaho.
abemera nk'uko Rutaremara yemera ntabwo barenga 3%. 3% ntibakwiye kwitirirwa ubwoko bwose. Iki ntigishoboka. Uzabaza abatutsi ibyo Rutaremara yavuze. Ibyavuzwe na Rutaremara ni Rutaremara babivuze, ntabwo ari abatutsi. Ibyakozwe na Bakayihura Michel n'abandi byakozwe nabo nyine si abatutsi bose. Ni itsinda ry'abantu ryari ririmo abandi bantu badahuje ubwoko kandi babikora cyane. Urugero na rutanze muri 59 hari itsinda ry'abatutsi ryishe abahutu kandi bari kumwe n'abahutu bica nanone abahutu. Muri 94 ejo bundi igatsiko gatoya k'abahutu kica abatutsi, hari harimo abatutsi bica abatutsi. Ni gute mufata ibintu mukabigereka ku moko cyangwa mukibeshya ko kugira ngo biveho ari uko muvuga ko ubwoko butariho kandi bidashoboka? Kandi mwebwe ubwanyu mubyemera. Ese kuki ibiganiro mbinyuzaho ibimenyetso nkabitanga ngo abahutu nta muryango bagira ukomoka kuri Muhutu, ariko ngo abatutsi bafite umuryango ukomoka kuri Mututsi, bityo abahutu nta bwoko bagira. Mbese izina ry'ubuhutu ni irihimbano ryahimbwe nani? Sinshaka kubwira abantu ngo ibyo nta gaciro afite. Icyo mbwira abanyarwanda ni uko kumva uri umuhutu wamaze, kumva uri umututsi wamaze. Ikiri ingenzi ni uko ugomba guha uburenganzira mugenzi wawe. Nongere mbibabwire, sina ngombwa ko mukundana. Ikiri ngombwa ni uko ntawe ufite uburenganzira bwo kuvutsa undi ubuzima, uburenganzira bwe. Nushaka kuvuge kumwanga, ibyo n'akazi kawe, ariko ntiwibeshye ngo umukore w'umuhoro ubututsi, ntiwibeshye ngo umukore w'umuhoro ubuhutu. Nushaka kujya ugenda uvuga ngo wanga umututsi wanga umuhutu, ibyo n'akazi kawe. Niba ufite impamvu yo kumwanga nyine, ibyo nayo ni ibyawe. Ariko suboto kugira ngo uvuge ngo urakora ku mututsi ngo nukora umututsi cyangwa ku muhutu ngo nukora umuhutu, ibyo suboto biveho. Urukundo rwo nta waruhata silivopre. Niba umuntu yarihinzemo kwanga abatutsi, undi akihingamo kwanga abahutu, ntacyo wakora ngo babakundane. Icyo rero tugomba gutangira ni ukugira ngo izi njiji ze guhora abandi, kuvutsa abandi uburenganzira bwabo bwo kubaho. Ibyo nibyo tugomba gutangira. Ariko ngira ngo mbwize abantu ikintu kimwe. Mu by'ukuri dufite ubutegetsi, tuharaniye kugira ubutegetsi. Abategetsi bajijutse, basobanukiwe, ntabwo wakwiye gufunga umuntu ngo afite ingengabitekerezo ya jenoside byo gukeka gusa.
ubundi se iyo ngengabitekerezo ayifite wowe uri umutegetsi ntushake ko iyo ngengabitekerezo ikorwa yayikora. Buri umutegetsi ntushake ko jenoside ikorwa, uribwira ko ngo ufite ingengabitekerezo ya jenoside yayikora gute wowe umutegetsi utayibikoze, utayifite, utamahaye urwaho. Mushyiraho amategeko arinda abantu ubwo bugoryi, muha abantu, abayoborwa banyu, abaturage banyu ubumenyi bwo gusobanukirwa icyiza n'ikibi. Ibyo umuntu azaba afite byose, ubu se abaturage bo turanga turakundana uko dutura Yesu kugira ngo ntiharabo twanga ntiharabo twanga, ko ntawe ubyuka se ngo anyice cyangwa mwice. Hari umuntu ushobora kuba ufite impamvu yo kumwanga rwose ukavuga uti ndamwanga, udashingiye no kuri iyo ngibyo by'ubwoko. Ariko wowe mutegetsi, kubera ko ufite inshingano zo kurinda uyu muturage, nta muntu wamukoraho, kubera ko yashyizeho amategeko yo kumuproteja, uyu nguyu umwanga nta kintu yazamutwara. Kuzuza abantu amagereza ngo bafite ingengabitekerezo ntacyo bimaze, cyane cyane ko ziba ari ibihimbano. Ubundi wabwirwa n'iki umuntu ufite ingengabitekerezo ya jenoside wamubwirwa n'iki? Wamubwirwa n'iki mu by'ukuri uretse mu bintu byo guhimbahimba? Kuvuga gusa ariko wavuga gute ko bicaga afite ingengabitekerezo ya jenoside atarayikoze muri iki? Nese yabaye ntahari n'umugabo ntafite ubwenge bwo kuba ntafite n'umugabo ntafite imbaraga zo kuba nayikora. Niba ntarayikoze irimo kuba n'ubu ngubu nose ingengabitekerezo nayigize ryari? Nayigize kuko se hari abayikoze bagatsemba abantu bakabarangiza, noneho nyuma yabo noneho nibwo injemo tena. Ntajye mugira ubwenge bwo gutekereza, ariko ubwo ngubwo disibe. Ntajye mugira ubwenge bwo gutekereza mugabana amahoro. Ibyo ngibyo muvuga ni ingengabitekerezo ubwabyo, ariko nk'uko mbivuga hamwe n'uko mubinyita se mufite uburenganzira bwo kugira icyo munkoraho leta itababwiye muri mu kinkoreho. Ndabihamya uyu munsi leta ivuze ati Ruti, Tom, Kasuku, namwe mwese mubona ibi mugere mu cyo cyaga mwamwica, mwabikora kuko mumugambiriye kumushimisha umutegetsi. Ariko ugiye atabahaye urwaho ntabwo bishoboka, ibyo ngibyo muranyanga, murambeshyera, munyifuriza ibibi. Ariko leta itabishyize mu bikorwa nawe cyo munyine mwangira mwe. Leta ni ifite imbaraga zo gukoresha jenoside, zo gukora jenoside, zo gushyira mu bikorwa jenoside. Nimushaka mugira ingengabitekerezo ya jenoside ntacyo muzakora leta itabishatse ko mugikora. Murangirikaho ku ingengabitekerezo ya jenoside, mukajugunya mugata abayikoze muri kumwe. Ushobora gusanga namwe muvuga ibyo ababyeyi banyu barayikoze barababariwe kubera ko bemeye ko bisha abantu. Akaba ariyo mpamvu mukataje mukagaragaza ko muyirwanya kandi ahubwo mushaka kwiba, muri kurogereta muvuga muti yiba yagarukaga ngo tubirangize noneho. Ushobora gusanga ari ibyo, ushobora gusanga muyifite, kuko ibyo bigambo muvuga nta nubwo bijya bikorwa. Nta muntu warakoze jenoside
yakorewe abatutsi ubivuga, kuko wazi interahamwe arazizi neza. Ibi mvuga umuntu urakoze jenoside ntashobora kubyumva ngo abone ko njyewe nahamagariye jenoside, ahubwo arabona ko ndi kuyimurinda. Wowe utarayikorewe cyangwa wowe wayikoze ni wowe ubihimba gutyo, kubera ko ufite umujinya. Ntabwo ushaka, dore ufite umujinya, uracyashaka kuyikora, uracyashaka gukora jenoside. Niyo mpamvu uhora uyihimbahimba, uyihoza mu kanwa, uyibeshyera abantu. Ni ukugira ngo ite agaciro, ni ukugira ngo n'uwayikoze ejo umuhamagara yongera ayikore yavuye hasi, kuko abona ko wayijijije benshi ubarenganya. Muri kurokirita, muri kubwira ba bandi mwababariye ngo muzakomeze mu bice. Abakoze jenoside niba ariyo batayikoze nibo tuzatuyigerekaho. Nicyo ngicyo bivuze. Nyaka muri kumwe n'abantu bakoze jenoside, murangije murayigerekaho abantu. Turanazi aho bari, murangije murayigerekaho abantu. Biyenzera akarengane ngo nuko bavuze, bagafata umwana w'imyaka 20, 30, 35 ngo ufite ingengabitekerezo ya jenoside, ngo ni interahamwe, ngo ni agaterahamwe, ngo wagaterahamwe we, wagaterahamwe we. Umwana w'imyaka 20 aba agaterahamwe ati? Uw'imyaka 30 aba agaterahamwe ati? So ubwo myaka 40 we yaba agaterahamwe? Byibuze interahamwe mwatagiye kwishakira myaka 50. Ko ariho bishoboka. Nongere mbiyame, sindi rucago, ndi bicahaga. Niba munyumva simbizi. Abanyarwanda dusobanukirwe, tubimenye neza. Ntabwo jenoside ishoboka hatabayeho ubutegetsi. Bizimana mubwire ko munzi umukono. Abantu bita amazina nk'aya ngaya y'abantu bajya kubatesha agaciro, yo kubanyiyega, yo kwita abantu amavu kandi ari abantu, bagafata umuntu bakamugerekaho ubuterahamwe, baba bamuhamagarira abantu gutsemba aba bantu biswe gutya. Nta gushidikanya ko aba bantu baba bahamagarira urubyiruko gutsemba aba bantu, kunsembana n'abandi bantu mutwita kimwe, no gutsemba uwo ari we wese uri mu gice mu mbarizamo, kuko mwamaze kugaragaza ko uyu muntu ari umwanzi w'abandi bantu batari muri icyo gice. Bizimana mwunze umukono, ibi ni byo. Igihe abantu bitwaga inyenzi bavuga ngo inyenzi zateye, ibyo byarabaye. Bizimana Jean Damascene, iyo uvuga amateka asanga uyazi. Gerageza kuba honnête, ureke gucamakazwa. Emera nk'uko wemeraga utarahabwa, bataragushyira, bataragukora mu kanwa, bataragutsindagira ibiryo mu kanwa. Gerageza uruke bimwe muri byo,
urya ibikwiriye, ariko uba umunyakuri, urukora, ufite ubushobozi bwo kubwira bagasobanukirwa ububi bw'ubutegetsi uko bwagiye bukurikira, ibyo urabifite neza, ubizi neza, bagasobanukirwa amakosa yose yagiye akorwa n'ubutegetsi. Gerageza wibwira urubyiruko ibintu bituma rwakongera kwishora mu bisenya abanyarwanda, mu bitanya abanyarwanda. Ibi bintu byabaye muri 1994 nibyo bintu byonyine byabaye muri kino gihugu bishobora guteranya umunyarwanda wo hasi. Ikindi gihe hari abicanyi babikoraga, ariko bikagaragara ko abicanyi batoranijwe, ariko baratoranije bashyira hamwe, bagira naho bavuga bati no, bashishikariza abaturage no muratwarane byabo, bituma nabo hasi doho bica abaturanyi babo. Hari abisha abagore babo, ibyo kandi byabaye kuri bose. Rero nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze, mu Bahutu habamo abicanyi, mu Batutsi bakabamo, mu Bahutu hakabamo abeza, mu Batutsi bakabamo, mu Bahutu hakabamo abishwe, mu Batutsi hakabamo abishwe. Nta muntu n'umwe muri runo Rwanda utariciwe. Muri kino gihugu cy'u Rwanda nta muntu n'umwe udafite umuntu we wapfuye kandi yishwe. Abanyarwanda tubona gutya tuzemera kuvugisha ukuri, tuve mu bugoryi, tuyoboke inzira y'amahoro, tuyoboke inzira y'ubumwe, tuyoboke inzira y'ubwiyunge, bityo tugere ku bwigenge. Ibitari ibyo ntabwo bizashoboka. Tuzakomeza dupfe nabi, tuzakomeza duhakwe, tuzakomeza tuba abapagasi, kandi twese nihagira umuntu umbwira niba uyu munsi FPR koko ikoroneje Abahutu gusa, nimubimbwire, nimumbwire niba Abatutsi bose bari mu butegetsi cyangwa bameze neza. Niba hari umuhutu ushonje, nambwira ko adaturanye n'umugenzi we w'umututsi bashonje kimwe. Mubone, nusanga ari uko bimeze, ubone gufata icyemezo uvuga uti koko Abatutsi baradukoroneje, mubone gufata ibyo byemezo. Ntabwo ari byo. Abatutsi, Abahutu b'abahinzi bose bahingira FPR ikagurisha. Abatutsi, Abahutu b'abahinzi b'aborozi bose bororera FPR ikagurisha. Umucuruzi w'umututsi n'umucuruzi w'umuhutu ntabwo bashobora kuza ngo bavuge ngo mwebwe mufunge, mwebwe n'umucuruzi. Mu butegetsi hari Abahutu bari mu butegetsi bafite uburenganzira bwo gucuruza
nk'uko hari abatutsi bafite uburenganzira bwo gucuruza, hari abahutu n'abatutsi bavutswa bimwe uburenganzira bwo gucuruza. Iki tucyumvikaneho neza. Bityo rero abahutu n'abatutsi mufatanyirize hamwe kujijuka no kureka kubeshywa. Umuntu ngo aza kubeshya ngo ni we ndwanira, si wowe arwanira, arirwanira, arakugira ikiraro. Uyu muntu si wowe arwanira, arirwanira, icyo ashaka ni uko wowe uba ikiraro cye. Waba umuhutu, waba umutwa, waba umututsi, uze kubwira ngo ndakurwanirira, mubwira uturambeshya. Nimushaka muba mufite amazuru maremare mwese cyangwa amagufi mwese, uramufasha kugera ku ntego yongera kujugunya. Mufashe agere ku ntego, akobeshya ngo arakurwanirira, arakujugunya. Nta kintu uba ukivuze imbere ye. Nimumbwira abarwanya urugamba rwa FPR Inkotanyi ko mwari abatutsi cyangwa abahutu, mukaza murwana mushaka igihugu, mwese muryohewe nacyo. Mwese muryohewe nacyo. Nta wafashe urugamba, wagiye ku rugamba bakamurasa n'akaguru, yagira amahirwe ntikaveho ntabe ikimugabo cya burundu, wubatse baryahe nawe akaba arashenyewe. Ntawe ucuruza, ntabwo musora se kubera ko mwarwaniye, kubera ko mwari inkotanyi. Ntimusora. Ntawe ubabaye, nta bantu ntabwo tubabona, nta basaba, kandi ngo bari inkotanyi imibereho ikaba mibi, akaba atabasha kubona ibyo arya bimuhagije. None se ntabo mwasanze mu gihugu batararwanye, ubu bari mu myanya y'ubutegetsi? Kandi mudahuje ubwoko, ntabwo barimo. Nimumbwira abahinga imiceri, nta barokotse jenoside barimo? Nta wavuye se hanze urimo nawe watuye ngiyo mu bishanga bya za Gisagara na hehe uhinga umuceri, nawe akaba ari nk'abandi bose, nawe awugemura bakajya kugurisha bakamuzanira amafaranga bashaka kumuha nk'abandi bose? Nta muntu byigeze bibaho, ntabwo bibaho. Niyo abantu bagira ngo barwanira ubwoko, baraburwanira. Iyo intego igezweho bagafata ubutegetsi, barabwira ikarito nabo bagateza imbere, bakajya ku karere kabo, ku karere bikava bikaza mu muryango, bigasagara no mu rugo rumwe. Ibi mubisobanukirwe. Nta mpamvu yo kuzira ibyo utigize, nta mpamvu yo guhora umuntu ibyo utamugize. Ntayo. Ni ubugoryi. Musobanukirwe, mwumve neza. Murakoze kandi murakarama. Subscribe, share na comment, mubyibuke nk'uko nabitangiye mbivuga mbere.